kuko umuhungu ntacyo yatangaje. Ubwo rero uwatatse baramutabaye uriya muhungu arafunze. Ariko nyine reka tubibaze ubundi se akwiye gufungwa? Nge mbona bidakwiye. Ntabwo akwiye ubwanjye bose ntawaruza ahari. Noneho babimenye ngo n'undi kugira amenye ko bamusambanyije ngo yabimenye abona bose bajyamye gusa bambaye ubusa. Noneho ngabona yaba yambaye undi atanajyamye ntari no kumenya ko hari cyabaye. Ubundi se ubwo wasanga nta n'icyabaye wasanga umwe ari yagiye kundi yicaye. Oya yagiye kwa muganga ngo yakozeho aho nyine kuri noza aho hasi yakozeho ngo yumva habaye ibibazo bikomeye cyane. Yumva hasi byakomeye. Yumva ngo umwana yacukuye gucukura yumva ngo umwana yakoze ibikomeye cyane ngo yahinze umurimo yawurangije. Ubwo ukuri ntabwo byoroshye. Anabazwa nuko nyine ngo yari mu gihe igihe cyo gusama. Ntabwo ari muri periode, yari mu gihe cyo gusama. Bisi urumbuke ahita abona ko inda yinjiye akurikije ukuntu ngo yumvishe ahantu n'inda yinjiye. Akurikije ukuntu ngo yakoza kumva ukuntu habaye yumvishe n'inda yinjiye. Ati se nagihangana ntabwo mbishaka. Ahita ajya kwa muganga. Noneho mu buryo bwo kugira iyi poroteshe ahita bishyira no kuri ntuza kuri social media. Gusa ku bwanjye nongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu gihugu icyo ari cyo cyose waba uherereyemo ndagusuhuje. Abatameze neza mbifurije kumererwa neza, Imana ibabe hafi. Hano ni ku nama za Queen 31. Niba uhageze bwa mbere tuguhaye ikaze, namwe dusanganwe mbahaye ikaze. Uyu munsi rero n'ubundi sindi njyenyine, ndi kumwe na Papa Eric. Reka nawe muhe ikaze abasuhuze. Ikaze nanone hano ku nama za Queen 31. Yego murakoze. Ndabashimiye kubera uyu mwanya twongeye kubona wo kuza kuba twaganira n'abakurikije inama za Queen 31 aho bari hose. Mboneho gusuhuza nyine abari hano Mozambique bumva Ikinyarwanda, yewe nabumva Ikirundi burya kijya kuba kimwe n'Ikinyarwanda kuko nabo hari abarundi bakurikira inama za Queen benshi bari hano. N'abumva Kinyamurenge bara bose bavuga indimi zifite inyisano y'Ikinyarwanda nyine. Abari hano bari mu Rwanda, bari mu Burundi, bari muri Congo, Uganda n'ahandi hose ku isi turabaramukije nibagira amahoro. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku muryango. Papa Eric yavuze ko bagiye kutuganiriza uburyo twakemura amakimbirane mu muryango. Amakimbirane yo ntajya abura. Uyu munsi rero nicyo tugiye kuganiraho. Okay, hari umuntu wanyandikiye arambwira ko ari hano Mozambique, arambwira ngo ese twamufashe tuhongera tukagira uko tuvuga uko abantu bakwiye kuba bakemura amakimbirane. ngo uko tubabivuze cyagiye ntabwo wumvishe bihagije, ariko twakongera ngo tukabivugaho. Mbo reka tubiganireho niturangiza wenda turebe n'ibindi biri kuvugwa iwacu mu Rwanda. Niyongeye muri kugira ngo tuganireho. Ese ubundi ni ubuhe buryo bwiza bwo gukemura amakimbirane abantu mu muryango bagiranye? Turi kuvuga ku umuryango wose cyangwa turi kuvuga ku mugabo n'umugore? Tugiye kuvuga ku mugabo we yapoetinze ku mugabo n'umugore. Ese ikibazo cya mbere twakwibaza, ubundi nta bantu babana nk'abamarayika bafite kumara imyaka n'icumi ntawe unakoroye bose bari muri areruya babyina bishima? Bibaho? Se bibaho? Ariko bishobora kuba bibaho. Urishuba? ariko pasitoro se? Ariko diakoni? Hari abantu wenda bashobora kumara nako se babaho? Menya nta no gukorora nta niki? Ntabwo abantu
abantu babana ntabwo babura utuntu duke na duke bagenda bapfa. Uko rero hatabura, ubwo ntangiye gusubiza wa wundi wanditse, uko hatabura utuntu na duke abantu bagenda bapfa, ni nako rero abantu bakabaye biga uko utu tuntu dukwiye gukemuka. Reka wibuka ko buriya hari igihe n'intumwa za Yesu bari baramukurikiye babona ibitangaza akora, agira gutya agatubura amafi, akagira gutya agakiza abarwayi ako kanya, bo atari ibidusoma, bo babibonaga amaso ku maraso, bamubona amaso ku maso. Ariko noneho hari ukuntu baje kudiskutira aho gatoya, bari kujujura, bari kuvuga rwose ubundi uyu mugabo twakurikiye kandi nta kintu atabaha, ibintu byose bashaka ntawe ubwirirwa, ntawe ugira ute, bari kuganira mu miti, mbese muri make bo adahari baraganira. Ubundi ubu turi mu biki kandi bari babaye nk'umuryango, bamara n'igihe kirekire. Nuko Petero aravuga ati njyewe urabizi, njye ndaza kumubaza ubundi mbese ukumva akantu k'agasaba yangwe k'akavuyo ntikajya kabura ahari abantu, ntabura uruntu. Uko byagenda kose ntabwo umuryango haburamo n'uwakorora undi agatura ukoroye cyane kandi njye birambangamiye, ntihabura, niyo kamere ya muntu turemanywe. Ariko kandi ntabwo dukwiye guheranwa nabyo. Igihe nyine ikibazo kibaye twabonye amahitape yo kugikemura, ariko tugiye kuyasubiramo gatoya. Reka tumanze tuvuge kuri ako kantu ka Petero. Nuko Petero acunga, noneho bicaye bamaze gufungura, ahubwo bahembutse ati ariko se mwami, njye mfite icyo nakubaza, ariko ubundi twebwe abagukurikiye tuzabona iki? Tubwira ibintu biri speciali, inyungu ni iyihe? Twebwe ibyo bintu bya mbese kugukurikira ubundi abana bacu bazunguka iki? Ese hari etaje bazabona mu ijuru? Ese tubwire. Niho yababwiye ngo mwebwe abankurikiye umugabane wanyu ni mu ijuru, nawe yabatera siyasa iyo yakoreshaga arababwira, nuko barongera baratuza bafite bana. Ibyo mbivugiye iki rero? Kari nk'akagero gatoya kavuga ngo abantu babana nk'umuryango, cyangwa umuryango umugore n'umugabo, cyangwa se ubwo byagenda kose ntihabura akantu kabakomanya, ariko akantu niba kabakomanyije ubwo nyine biba byabaye. Biba bibaye nyine n'ikindi gikurikira. Uyu wanyandikiye nyine yari ari kumbwira ngo none se ko hano Mozambique nta ribu tugira. Naho ribu irahari, polisi irahari. Umuntu nakubangamira cyane ariko nicyo nshaka kugeraho, naho ubona bikwiriye wajya no kuri polisi. Ribu ya hano ni polisi, ntabwo ari polisi municipale, ni no polisi ikora ku mashwadara. Uvuze ngo wajya kuri polisi, mpita nibuka hari abaturanyi twari duturanye, tuturanye hano, mbese n'ubu turacyaturanye. Nyine ubwo bagiranye ikibazo, noneho ubwo umugore ajya kuri polisi, ariko urumva yagiye wenyine atajyanye umugabo. Noneho ubwo yise kuri polisi ati genda uzane umugabo hano. Nyine bohereza umugore ngo ajye gufata umugabo ngo amuzane. Ubwo wibaza niba umugore se aragenda amuterure, aragenda amuheke, biramucanga kuko yaraje umugabo abikibimukoza ati barakuntumye ngo mujyane hara kuri polisi. Umugabo yamushyiramo urushyi, umugabo aranga, ahubwo biba birebire asubirayo. Nabo ati nta kundi twakemura ikibazo cyawe utamuzanye hano. Ko yarimo ako kantu ko kwigiza nkana, hari igihe bajya bagakira. Nanjye hari umuntu nzi yagiyeyo, noneho agezeyo ati none se namwe muratongana, namwe muragwana se? Ati mugende mubikemure hagati yanyu, mugende mwimenye muri bakuru. Aravuga ati mwebwe twebwe tumenyereye gukemura ibibazo
reka mvuge by'abantu bahano nyine ariko mwebwe abantu mwebwe kuko hano hari abitwa abanyarwanda ababurundeje abakongomani abanigeriyano ati mwebwe abanyamahanga rero ntabwo ibibazo byanyu ntabwo dukora kubibona none ni cye kibazo mugende mubikemure hagati yanyu ubwo kumva ko wowe watwandikiye rero ikibazo cya mbere icyifuzo cyangwa inzira nziza ya mbere ikibazo cyagakemukiye hagati y'abantu babiri gusa hari igihe umujinya wabona utari gukontororwa neza ukaba wabwira nk'undi muntu twawundi twavuze ikibazo ubona kibagoye mwebwe ubwanyu umwe ari kuvuga undi akavuga ukabona ko byaba birebire mugira abandi mwitabaza babandi twavuze ngo abarepare abapapa ba batisimu abamama ba batisimu ababyeyi kuba bafite inshuti b'abantu ba mbere bo hafi babandi mufata nk'ababyeyi banyu cyangwa za nshuti magara bandi mwumva ko nyine ari bo bajyanama banyu umwe muri bo muri mwe arabahamagara akababwira ati ariko ikibazo kimeze gutya nabo bakagira uko batanga inama aho ni igihe mwebwe ubwanyu mwananiwe kumvikana ubwo rero iyo niyo nama ya mbere mwebwe ubwanyu mukaganira ikibazo mukagikemura mwabona bitari gushoboka mukareba abandi bantu ba mbere nomero ya mbere begereye kandi mwizera mwumva ko nyine ari ababyeyi banyu cyangwa se mwebwe mwiyumvamo mwembi atari wowe umugore yumvamo cyangwa se umugabo yumvamo ahubwo mwebwe mwembi aho mufata nk'abantu banyu nyine akaba ariho umwe mwakwegera iyo ni inzira ya kabiri inzira ya gatatu iyo nabo bibananiye hari igihe haba ari nk'itorero abantu b'itorero cyangwa se abantu muri makeya indi kominote yo hafi nayo murayegera mukabasaba ko babakemurira ikibazo nayo yagerageza ikananirwa yewe aho ngaho nta baba bataragize ubwo mujya hehe kuri shwadara mukayisaba ko ibafasha nawe yananirwa mukagana iyo ntayinaniwe ihita iwohereza mu nzira z'inkiko iyo mugeze mu nzira z'inkiko icyo basaba nyine ubwo baba bazari ntabwo muri kumva mugende kongera kubanane mugende mu bitekerezo wenda iminsi 10 nyuma y'iminsi 10 cyangwa amezi 3 muzagaruke mutubwire tubatandukanye uwari wese n'ibimenyetso bye nuko ikibazo gikwiye gukemuka ariko kandi base ya mbere kwa kene kubaka ni ukuganira kuko n'abantu bataganirizwa cyangwa se batemera gusabwa imbabazi basabwa imbabazi ariko imbabazi bikanga kuko gusabwa imbabazi ntacyo bimuha hari ikintu abantu bitiranya ububabare bwinshi butuma umuntu imbabazi atazitanga ako kanya kuko n'imbabazi ni process ujya mu bwonko bwa muntu ntabwo urugero zo nk'uwaba nk'ubita ukanca nk'urutoki atari ko mbabarira yewe ati birangwiririye kandi ububabare ndi kumva ntibunyemerera ko nahita mubabarira ngomba kubanza kubitekerezaho imbabazi umuntu azitekerezaho imbabazi ntabwo ari akantu kubabarirana ni byiza ariko kandi imbabazi ndakipara cyagiye zigorana ariko kandi kuganira mwamara kuganira nyine uwo ari we wese ku bantu bakeneye kubaka n'undi kuvuga mwebwe mwubatse mwadusabye inama kuganira mwe ubwanyu kandi indi nzira yoroshye niba muri gutongana cyangwa icyo kintu kibayeho umwe muri mwe akaba afasha no kugira kwegera ukaba ugiye nk'ara n'undi akaba ntimugwane ibintu byo kurwana se uba ubona ni byiza kurwana byaterwa gute rero njyewe ku ruhande rwanjye nzi ko n'inka zaretse kurwana none se hari abantu barakaranya ako kanya
agasanga yahise agukubita nk'urushya ako kanya, cyangwa se agahita akwasa nk'ikintu afite ako kanya akaza kubyicuza nyuma ariko yabikoze. rero hari abantu biterwa mbese n'umujinya wo hari kamere y'abantu itandukanye. nkanjye ntabwo rwana, kuko nkanjye ndwanye inzi ko mvuze ngiye kurwana umuntu yagwa aho ngaho, ahubwo uwo ari wese nuko akemura ibibazo byo muri macyari. kurwana nta bwenge burimo, kurwana ntawe mw'abantu badukurikira muri kurwana nta kirimo, kurwana nta cyiza cyabyo, kuko n'inka zaretse kurwana ababikora babireke. noneho kandi igihe mubona amakimbirane mutari icyo mutari guhuzaho, burya se ugira abantu bakundana bapfa n'ibintu binini? oya, biba ari ibintu bitoya. ahubwo nuko kamere ya muntu hari igihe habamo ikintu bita guhubuka. noneho kandi ubwo tubagiye inzira zingahera kuganira hagati yanyu igihe bibaye, kuko muri abantu bizanakomeza kuba turi ku isi, ariko kandi ku bakeneye kubana. niyo mpamvu ababyeyi batubanjirije bakira bavuze ngo ntazibana zidakomanya amahembe. none natanze nako kagero ko muri Bibiliya, naho Petero ubwe yari ari kumwe n'umwana w'Imana, ntacyo abuze, akora ibitangaza byose abireba, ariko akazamo vuguvugu. ntabwo ari niyo gusa, bahoraga n'ikindi gihe bigeze bashaka kurwana. ati ninjye ko ugomba gukurikira Yesu, ninjye ushaka kuba mukuru. ntabwo iyo nkuru nayo abize teoloji barayizi, teolojiya, aho batonganye, mbese bagirana amakimbirane. Bibiliya ivuga ko bari bafite ibyo batari kumvikana, bagirana amakimbirane bari gupfa ngo ninde uzaba mukuru muri twebwe, ninde ugomba kungiriza uyu mwami wacu, dukeneye igisonga cye. nuko induru ziravuga Yesu arabareba, kandi bose barakundanaga. Yesu arabareba, si uko hagati yabo habaga harimo oya, barakundanaga rwose umwe ku wundi nk'abantu bo ku mutima muri makeya. Yesu arabareba, arangije arabasoma, arababwira ati rero, ahita basubiza filozofikema, arababwira ati rero, ushaka kuba mukuru muri mwe nafata urugero rw'umwana, naba umugaragu wa bose, uwo ni uzaba ubaye mukuru. tubivugiye iki mu muryango? we wadusabye ko tubivugaho. ni byiza ko tugerageza kubana mu mahoro, ariko kandi igihe akamuntu kazemo nyine, kuko tutari abamarayika, hakabaho gukomanganyaho amahembe. nubwo abantu batagira amahembe, ariko nyine imyitwarire, hakabaho akantu katuma mutumvikana, wenda mugashwana. inama ya mbere, mwe ubwanyu, kuko urwo n'ubwo babiri mbere na mbere, mwe ubwanyu mumanze muganire. gusa iyo abantu bakirakanyije hari igihe bidashoboka nyine. nimubona bitari guhuza, umwe muri mwe arebe ba bantu ba mbere bafata nk'abantu ba mbere mu buzima bwabo, nk'inshuti za mbere, baha agaciro ku munota wa mbere, ababwira ikibazo. kuko no gusenga nabyo birafasha nyine. iyo tubuze inzira ya kominidade, tuba iyisengesho nyine, kuko iby'Imana abo n'ab'Imana, ubwo ni uburyo bwo gusenga. mbere yo kubageraho ushobora no kubwira Imana mbere yo Imana se. reka nkubaze, gusenga birafasha, ariko se gusenga bikuraho kugeragezwa? ndi kwibaza nawe, ariko wafashe ukasubiza. gusenga bikuraho kugeragezwa? uri mu kigeragezo ugasenga, ikigeragezo kivaho. kandi iyi ngingo tuzayigarukaho. Haraho navuze ngo Yesu yaravuze ngo sinazanywe no gutanga amahoro ugira ni burikadera, ugira ngo ni imikino. Yesu yarabivuze ati ngewe ntabwo nazanywe no gutanga amahoro, nge nazanywe no gutandukanya umugore n'umugabo, umwana na nyina, umukazana na nyirabukwe, gutyo byanditse muri Bibiliya. ababihakana, abazi batubwira aho hasi, badufashe muri komantere. ariko kandi icyo kintu kirimo. ubwo rero gusenga ni byiza, kuko urwo rwiza rugomba kubakira ku isengesho. igihe muri abakirisitu, n'igihe muri abayisilamu, nabwo
ndumva guhana agaciro nyine nabwo ari ngombwa. Ariko kandi ujye wibuka ko hari n'abadasenga reka. Hari abadasenga none ntabwo bagomba kubana. Abadasenga? Hari abantu badasenga basenga urugero none se nk'ubu ntabwo ushaka kwamamaza umupfumu ariko hari nk'abapfumu runaka inzi bubatse amazina ubusa basenga. Basenga ibyo bintu byabo. Basenga izo mana zabo ubundi zabafasha. Ubwo ubundi se gusenga ni iki mbere na mbere? Nabyo ni ikiganiro abantu bagira. Gusenga ni iki? Gusenga ni iki? Abafite tuzabigiraho ikiganiro mu gukurikira gutanga ntuza inama uko etape ya mbere no kuganira hagati yanyu kuko urwo n'urwa babiri. Ikindi nawe navuze hajya ko twavuga ku biri kuvugwa ni ngombwa cyangwa irankuru nubwo njye ntayumvishe neza ariko numvishe ari inkuru itangaje. Ni ibintu ariko birasekeje ko biranababaje. Umukaraza ntabwo amazina ye mbona n'ibinyamakuru byanditse ngo ni umukaraza. Ese wundi uriya mwana ese ni umwana? Ni agasore k'imyaka 20. Turi kuvuga ngo ni umwana tugereranyije n'uwo bavuga yahohoteye w'imyaka 34 batari n'itanu. Ubwo rero umwana w'imyaka umuntu urukumva ko harimo diferense y'imyaka hafi 12 gutyo 13 irimo ukumva ko amuruta kure aramuruta hafi kumubyara. Ubwo ngo baramenyanye bamenyanye ahantu undi amusaba ko reka twicagagure kuko igihe cyane tuvuge muri make. Undi amusaba ko yazamusura ariko ngo koko uwo Shadibu nyine tumuzi nk'iki. Shadibu tumuzi nge muzi nk'umuntu hajya babita abantu umubyeyi. Si umubyeyi hariya mbo muhaye icyo cyubahiro cy'uko yabyaye akaba ari umubyeyi nyine ariko muzi nk'umuntu ushyira amafoto ye ku karubanda mbese witwararika nabi muri sosiyete. Muzi nk'umuntu udashobotse rwose ntajya unyumva nabi nge muzi nk'umuntu kandi n'uwa kera igihe namumenyeye nanjye natangiye kumwumva kera. Wamwumvaga gute? Nk'umuririmbyi, nk'umubyinnyi, nk'umucuranzi, nk'umushoramari wari umuzi gute? Njyewe namwumvaga ngo nk'umuntu ukurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram. Kubera iki? Ukurikirwa kubera iki? Akora iki? Kuko yari akunzwe kubera iki? Kuko yari umushoramari se yari kuko yari mwiza cyangwa se akantu ko kwitwa ubwiza yafataga niwe wazanye ibyo gufata imyambaro nk'umudamu akambara ikariso n'intuza ibintu mbese bisa naho twavuga ko bidakwiriye cyane akabishyira ku mafoto bitari mu muco mbese. Ubwo noneho bamumenya gutyo abandi bamwita kibakwire abandi bamwita iki avuga ko yanzura cyane no kwa bari abahanzi bakomeye ba Diamond bande bose ukumva ko n'umuntu wari ugupeza nyine muri icyo gihe cye. Ariko noneho bigeze nyine umwaka ushize yatangaje yarebye ngo muri miruwari abona ko ngo ntabwo nyishe Debo wa kera. Abona yarashaje. Ndabona byarahindutse ubwo uzi ko maze n'umwaka nta n'umuntu ukomeye abantu ntabwo bakinkunda byatewe n'ikira. Ariko icyo gihe yasinze akunda kunywa cyane. Ubwo nubwo umuhungu aramubwira ati rero nzaza kugusura. Umuhungu arikora afata amacupa 2 y'inzoga z'amawisiki ajya kumusura amuha karibu. Ariko kandi umubyeyi afite abana bakuru hafi kungana n'uwo musore wari wamukoreye ibyo. Ubwo abo bana ntabwo bahari. Ubwo hari impamvu batari bari simbizi. Ubwo n'ubuzima bwabo prive ntawe sigomba kubyinjiramo. Wenda bari bapangiye umenye ko araza kwakira umuntu arabwira abana batabona nasinze wenda mugende wenda mujye gusura kwa nyuko ku Rusimbizi niba abafite. Noneho baranywa bamaze kunywa nabonye akavideo uyu mubyeyi yambaye agaki ikariso gusa n'agapira we
ubwo barabyina batangira kubyina yambaye iki ako ka utwo twenda ubwo n'agahungu nako inzoga ziragakubita ako gasore ni umuntu mukuru uwo muhungu kuko ku myaka y'ubukure arabifite ariko kandi ugerageje n'iyo myaka y'uwo mubyeyi ni akagirigiri ako gasore ni gatoya ubwo barabyina karangije ubwo nyine urebye kuntu bari kubyina kari akavido gasirikira yari yamufashe yamwitsirimyeho baba babyita kwitsirima naho ntabwo mbizi yamwitsirimyeho burundu ubwo umuhungu nyine byarangiye ariko harimo process ndende inzoga icupa rya mbere bararimara irya kabiri barirangije bose bahwereye bapfuye ariko se habayeho gufatwa ku ngufu koko buri niho tugiye kujya nanjye uri umudamu ahubwo watubwira ukurikije ubwo njyewe bitewe n'ukuntu nabonye iriya videwo ntabwo habayemo gufatwa ku ngufu ahubwo njye mbona ari inzoga zabibateye none se nanjye ku bwanjye mbona nta gufata ku ngufu habayemo kuko bari bari muri salo bigeraho bajya mu cyumba ahubwo wasanga yaranamusabye ko bagira ute yaranamusabye ko anari wabimwisabiye ahubwo noneho zabashiramo bagasanga byabaye ariko reka tubwire n'abantu bifatira ku gahe tugerageze tujye tunywa gake ariko ikibazo cya mbere nanjye nakubaza kuri iki kibazo ese niba abantu bose basangiye bakaba bose batari muri kontorore muri mudu yo gukontorora ubwonko kandi babifatanyije ubundi cyerekana ko uriya muhungu yamuhohoteye batabyumvikanye n'iki kandi bose bataye ubwenge ntacyo ariko numva ngo uriya muhungu arafunze nyine kuko uriya Shadibu yatanze ikibazo muri ribu yafunze uriya muhungu kuko umuhungu ntacyo yatangaje ubwo ribu uwatatse baramutabaye uriya muhungu arafunze ariko nyine reka tubibaze ubundi se akwiye gufungwa njye mbona bidakwiye ntabwo akwiye ubwanjye bose ntawari uzi ahari noneho babimenye ngo n'undi kugira amenye ko bamusambanyije ngo yabimenye abona bose baryamye gusa bambaye ubusa noneho ngabona yaba yambaye undi atanaryamye ntari no kumenya ko hari icyabaye ubundi si ubwo ntiwasanga nta n'icyabaye wasanga umwe ari kwicaye ku undi yicaye yagiye kwa muganga ngo yakozeho aho nyine kuri ntuza aho hasi yakozeho ngo yumva habaye ibibazo bikomeye cyane yumva hasi byakomeye yumva ngo umwana yacukuye yo gucukura yumva ngo umwana yakoze ibikomeye cyane ngo yahinze umurimo yawurangije ubwo ukuri ntabwo byoroshye anababazwa nuko nyine ngo yari ari mu gihe igihe cyo gusama ntabwo ari muri periyode yari ari mu gihe cyo gusama ibisi uburumbuke ahita abona ko inda yinjiye akurikije ukuntu ngo yumvishe ahantu n'inda yinjiye akurikije ukuntu ngo yakoze akumva ukuntu habaye yumvishe n'inda yinjiye ati se ntabwo mbishaka ahita ajya kwa muganga noneho mu buryo bwo kugira iyi poroteje ahita bishyira no kuri ntuza kuri social media gusa ku bwanjye ntabwo byari bikwiye ko biza kuri social media yakaba yaregereye ribu nk'umubyeyi kuko afite abana bugiye ibi tuvuga ibi dukora abana bazajya bakura babisange abana bazakura babisange ubwo rero ntabwo bikwiriye ko ku bwanjye ntabwo byari bikwiriye ko ajya kuri social media ngo byagenze gutya ngo avuge buri kimwe ngo umwana ngo yafashe ngo arancukura umwana noneho umwana ngo arancukura umukaraza ngarankaraga ku buryo nakozeho nkumva ibintu byakomeye cyane ubwo umukaraza ariko ku bwanjye bose ku nama natanga ku bwanjye ari nkanga ufunga bose nabafunga cyangwa bose nkabarekura uzi impamvu bose barahohoteranye yaba ukuri ntago bazi bose barahohoteranye yaba uriya mubyeyi yahohoteye uriya mwana kuko bose bari bataye kontorore kandi umukuru niwe wakagira inama umutoya none ahubwo umukuru niwe
ahubwo none se kukere kumwikubaho babyinanye bagize ute ubona bari bahuje urugwiro akagira naho mujyana mu cyumba bakagira ese ziriya videwo zo zifatwa ryari iyo ahageze bahita batera kamera bigenda biti ahubwo aho hari ikindi kintu ese buriya ntabwo harimo akagambane ko kugambanira uriya mwana nako wagatekereza none wamugane ko kiriya kariya akavido kafashwe ako kavido kafashwe nande noneho bari bamaze gusinda yari hari hehe se ubundi umuntu wabafashe none se kuki yabafashe none se kuki umuntu akeneye akazi kawe uriya muhungu yari umwarimu wa muzika umuntu akeneye akazi kawe uriya muhungu kuki ataca kuri Richard Bu bakamutera umutego nabyo byashoboka cyangwa se ubwo hari akantu waruhereyeho uvuga ngo hari ukuntu Shadibu yari amaze iminsi ngo yibaza ko abona ko atari Shadibu wa kera noneho akaba ari gutwika wasanga rero ashaka gutwika kongera kugaruka muri sosiyete akamenyekana ariko se akamenyekana ashyigishijemo uriya mwana nge gusa ni nk'ubuvugizi bwanjye kwa uriya mwana ngewe rwose nakwisabira abazatwumva nabo bazamutabarize uriya mwana ararengana ku bwanjye kuko bose bari bataye kontorore batari muri eta uwo ari wese yabangamiye undi uriya mwana ntabwo yabangamiye uriya mugore yaramubangamiye kuko bose barazisangiye agira aho mujyana mu cyumba ni uko uriya mwana adafite ubuvugizi nyine kuko yari yamusanze iwe ariko mu by'ukuri uriya mwana ararengana bose babafunge cyangwa se nawe bamurekure ndikumva twaganiriye bihagije rero sinzi niba hari ikindi twavuga kwa bino baba bagiye badusaba ko twavugaho cyangwa niba twarekera tukazacumbura ubukurikira kugira ngo iki kiganiro kitaza kuba kirekire cyane kadusoreze hano saba kandi murakoze mwakoze kubana natwe Imana ikomeze ibahe umugisha ubaye ugeze hano nagusaba ko wakora subscribe ugakora share kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye Imana ibahe umugisha turabakunda cyane.